aho bera ingegera so wajyoni yubaha basi gusura n'uburenganzira bwanjye nshatse nananinya hano kandi ukayakura nase rwaye ngajya mu bitaro nkabura uko epfo na ruguru ngajya nituma mu myenda nagwaza ukayimisa aho bigeze no kuri kw'Imana sinabigukora nakazi ngaje ndanamutekera byose ngoza amasafuriya ngamumesera nyine ibintu byose ngabishira ku murongo akordomo sasa yeguhemba ngahe kare jambwiye ngo jajaja arambereza 15 kuya yiki kuko aho bigeze noneho wararengereye uvuga mvuga siko bimeze urubuze naragutangira ntabwo azarusohokamo gugwe ni wumva bikubangamiye mva mu hari abagabo njye mbona ngo bashobora n'abagore ngo bakabasigira inzu ngo bakagenda mwebwe muzakurwa nari imbaraga za leta ufite amafaranga we naribi wowe uzayakoresha na mama wawe nguyu kandi wasanga atabizi reka ze nawe agira amakuru ni meza aha reka wenda mbyivugire uyu nguyu ngo ni inshuti ya Matifa ngo harimo ngo aranatinyitse imbere yanjye ngo kuntu umukobwa wanjye bashaka kuba ku rugo amagambo se hari umwana uyivugira umva roshaho reba hano abasaza bayavuga umva roshaho nkubwire gutera inda biravuna uranyumva yego gutera inda biravuna buriya nyoko iso ajya gutera inda mama wawe yaravunitse cyane kuko impamvu rero ntabwo ari uko babivuga kandi ikiganiro cyo nagikurikiranye numvise yakubwira ngo ntabwo ari tayari kujya mu rukundo kubera ko hari ibyo dukeneye gukora sibyo utaza se vipi sawa wewe mama Fiona nje yaramu umugore nge ubigize ubungunda murambiwe ngukana akuruhamagara wa ntabwo wamamagara gahoro mwese namvuye mu nzu gwamagaye nago mugwende mutsanga nase ntabwo nayinumvishe utinje mbikize umugamba habugura igihe y'abagore burambye muranangaza ibintu byose ibintu byanyu waba uri mukuru wawe waba uri ugikiwe Gerageza umamagare gake kuko ugiye kuzandwaza umutima watumboteze ukazajya kurwarira iwanyu uraryuranywa mu cyumba uraramo harimo wese bicara nugisutama uvuye mu mugongo wakugize wituma umeze neza na n'ubu tugarutse kuri gahunda y'ibiryo se ugiye kunyurira ubone se uburya uriko cyo kujya ngo urye ako niba njya sinkora njyewe ahubwo se niye ndutarye ngewe kwiryawe yose ushaka ko nyekugorera habo kujya gucimisha kugira ngo basi ugete umugabo nyakuntu ataba yagize uwo mwanya suba wawumpaye ni paka so y'umurende ntabwo abikora ntari nabikorana n'igiti umvira nkubwira sinamshaka dutinda mu bintu byinshi bira wa mu cyakira cyawe muvukana kirengo kigenda tegereza rero azabitubwira tugushime bohereze abasaza bagenzi banjye baze hano tubivugeho niba ngombwa turagira dute urabyumva yego kandi dore umukobwa wacu aritonda nanjye nditonda nawe arabizi ko nanjye turigana utazakora ikosa ukanterera umwana inki oya ntago namufata ku ngufu kuko njyewe namubwiye ko mukunda kuva na mbere ahubwo nuko atinze kubyemera kugira reba ibintu nkora yarambwiye ngo arashaka kubanza kwita ku muryango wiwe yes sibyo sibyo urumva iyo ngingo atari ukuri ngo nyuma y'ibyo ngibyo nta kindi kintu wongera kurenzaho samurakoze ngaho gutaye samurabeho
Urabona uraje ntangiye kujya uzana abahungu muri uru rugo. njye kirwa kanyarukaho ntabwo ari njye umukaza nagiye kumva kari gusuhuza ahangaha ntabwo ari njye wakazanye. Ese uramwanga cyangwa uramukunda? nta mwanya mfite wo gukundana nawe. Okay, waruzi n'ikindi? Kutarataha harabura iki? Ndasabwa iki? Uya ngamvira mu rugo wanjye bimeze bite? Ubundi igihe nakubwiriye ko muri wanjye atagomba kuva hano ko ari njye wumurira kubiswe bamunsigiye ntago wumva. Ngiye kuryo nzafata umwana tuvukana mu nda nza nkamusora nkamwirukana. Warabyibagiwe. Baramuguze ujya ngo murere nusobanura ngo imico afite ni wowe uyimutoza. Imico afite ni wowe uyimutoza kuko waramureze. Ntabwo ushaka ko tubisoma mu magambo menshi. Ubwira agende nimba azi ko yagenda ataguseze mujyane. Nanjye kuvuga ikintu kibi. Nkivuga nibiyo utangura nibi. Akoreka nkuno aho bigeze ungeza aha. Uragiye imarishimwe. Aha. Igende nade. Aho bazahanshingura. Indi ugenda ariko wamana we. Aho kugira nsoke mu hano wowe uzasohoka. Ibi bigomba kurangira no munsi iri joro kandi ntabwo rero byakunda. Papa umva bonya kazi akutari kunyita Kose Rudomo warasaze wumva igihe wahere hari unyabiza ntabwo wandebaga. gweho ndagwize ibyishimo mfite ku mutima gwanje. Ubwo munsi mfite ibyishimo ahubwo mbaza ngo nguzaniye ibihe byishimo. Gaho mbwira. Nyine umva pa. Urabizi njyewe Rudomoro tubanye igihe kirekire ndi umwana wawe nari mvuze ngo warandemye kandi warambyaye. Warambyaye Imana irandema. Ubwo munsi mbonye akazi. Mbonye akazi. Akazi kameze gate muhungu wanjye? Nyine mbonye akazi ko gukora mu rugo neza nanje ngajya ndakora ngateka mu biryo nanje ngajya umwana wawe akabyibuha akagenda agashisha yumva. Byishimira ko Rudomo yego cara ko narinzi ko nguzaniye amakuru gashushe ukaba ndi kubona ntakindi ubitageho. Rudomo yego urabisanga akazi ko mu rugo ariko kagukwiriye kandi nanje none se akazi ko mu rugo zibabonaga amafaranga nabo. Usanga akazi ko mu rugo ariko njyewe ngomba kwishimira ngo umwana wanjye abonye akazi. Ariko byose ni akazi abantu bose n'abakoraga mu mirenge no mu turere suzi ko byose byitwa akazi ni akazi. Rudomo rufura yanjye yego aho bera ingegera. So wajoni yubaha basi. Gusura n'uburenganzira bwanjye. Nshatse nananinya hano kandi ukayakura. Nase rwaye ngajya mu bitaro nkabura uko epfo na ruguru ngajya nituma mu myenda nakwaza ukayimisa. Aho bigeze n'ukuri kw'Imana sinabigukorera. Ahubwo uraho wowe utinereye. Oya ntabwo mvuga ngo bikora ariko. Erega buriya ikintu kimwe abagore mutajya mumenya. Ushobora kuzana urwaza gutyo umutwe nkakureba nkakwiyorera nkajya mvuga ati nta n'ubundi mu rugo naka ni sereri nta mugore mfite n'ikibazo ngakume aho kugira ngo izina ryanjye ryangirike bite na rubanda cyangwa se bite n'akazi nkora nakugumisha mu rugo ariko ibibazo byose wakanyemuriye nkajya hanze bakabikemura nkajya nza ndyama cyangwa se nabyo sinanabikora. None wowe wazivumbura ukagenda. Waratinze. Turase ku ntego. Suri gushaka ko nirukana mu rugo. Sohoka nirambwe bw'uyu mugore wive hano. Iraharamu vuba vuba. Hazajya. Nahazajya. Nagazajya. Ntazajya. None uko ngubwira. Iki nicyo gice kugira ngo nkoreshe imbaraga z'umurengera. Mfite muri yewe kugira ngo ko byose bishoboka. None nanjye reka nkubwire. None ngiye kukwereka ko nakuyeho. Ngiye kukwereka ko nakuyeho.
hamagara mama waza hano nako babwire bose bazi bose ngende mbazana cyangwa hamagarire hano ahamagara Matifa cyangwa Mariza bazi hano na mama wabo Matifa we gira Mariza na mama baze ngo papa ari kubashaka hano bakundi kumva akazi usa nawe ushaka kukanyima gutuma ndagakora kabone ugiye kubagisha inama ku bijanye no kungura mu kazi ko nari niboneye ko amafaranga gashusha muze papa ari kubashaka kuya iki kuko aho bigeze noneho wararengereye uvuga mvuga siko bimeze urubuze naragutangira umuntu ntabwo azarusohokamo gugwe ni wumva bikubangamiye je mva mu rugo hari abagabo njye mbona bashobora n'abagore ngo bakabasigira inzu ngo bakagenda mwebwe muzakurwa nari imbaraga za leta ufite amafaranga we naribi wowe uzayakoresha subira iwanyu hakuririye kwanza wallahi sinzasohoka ako barabantumisha barabantumye barabura mva nkubwire rero wagicacu wangu kigorewe injiji cyo kugira ngo ngakunda umugabo kwanza bino minsi unyitege nicyo gihe nanjye nkwereke ko ndi umugore Nagazaha. mu rugo ntagazahava ntahazava sawa papa ari kugushaka wina ari wowe wicara hano ma mama Mati ngira ngo umuhungu wanjye wenda mwarabivuganye simbizi icyo yakoraga yamenyeshaga araje arambwira ngo yabonye akazi neza akazi kaye ngo nakayesha akazi nyine ni umukire warundangiye gukora iwe mu rugo ubwo nako mu rugo munyumvire nabwiye ngo ntabwo nshaka ko muzaragwa icyo narazwe nanjye kandi ntabwo ndacika intege muranyumva yego ndacika intege wenda natwara igihe kizagira twikorere ushaka kujya he nubwo naho mbona byava nyine nabonye akazi ni umuntu wari wandangiye akazi ko gukora mu rugo gukora mu rugo si biki akazi ngaje ndanamutekera byose nguza amasafuriya ngamumesera nyine ibintu byose ngabishira ku murongo akordomo sasa yo guhemba ngahe kandi ryambwiye ngo jajaja arambereza 15 ibyo udakora hano uzajya kubikora iw'abandi wowe uzi guteka iki ni ukugenda bakagikubita umuhini hajya yirirwa ryamye Sima impamvu ndabikora nuko tuba dufite ba Mariza none sinaba hariho ba Mariza nje ngateka bahita bavuga no umuhungu w'ikibwa Serudomo ye mwana wa mama kuko ako kazi waretse kugira ngo akore ubwo kugiye kumuyaya ko wirirwe ukora pinzi z'abandi ko tuguru kubona nakomeza kuja ndirirwa ndi gukinanduka hano mu mbuga nawe ibyo bintu nazabivamo Serudomo humura rwose ndakwingenze wijyayo ako kazi turimo ibintu byose turimo bizarangira oya niba ushaka ko ndajayo caweho na ba mama na ba papa mufata umwanzuro muja mugamba ago bari bashaka kumba inje ndirirwa hano ndabizaga Imana izadusabye ndakwingenze byose bizarangira Dodoma ndakukumva twajyaga mu gishanga tugakaraga itafari twese tugacyura amatafari 1000 bakaduha icyo 1000 ku munsi umwe cyangwa se bakaduha 2 cyangwa se 5 Yesu wasiga bashiki bawe none se pa Ikungura iki? oya pa reka nze ngubaze reba imyenda nzigaye nambara abandi basore barambara ku cyumweru bakaja gusenga bambaye imyenda zigaragara uretse karuvati nzima ibindi bizima nambaye nibi Yesu wamuhambirwe nkubaze nagajya ngusiga hano nkumva ko nsize umuntu mu rugo Yesu uragenda nawe ningenda bashiki bawe mama bazarebererwa nande kandi shawo cyane ushaka kwigira ikibuga
uko warijemo we ntabwo nakomeza ndarahira wallahi akiya Mungu muzongera kurya mu mbajije naye narahira wallahi niyo yatwicira hano nzahaguma ntuzahe birakureba hari abana bawe ntago azasohokamo hano abana banye bituko nzabigenza mwebwe amarimbi yanyu ikinyakamambiri mwajya muyarya mukayarya ntabwo nzujya guharira ariko wibagiye ko ndi umugore wibagiye ko nkora nkaba ndi umugore njye ntago inzara yanyica uzaba indaya barakubeshye kararo genda ugeje amabati ujye uririmba uhenera abagabo baje gahenera umukino nuko ashaho nusire ko nukaze utukuye hese nta kibazo uziko hari igihe ujya undeba ugashaka kunnya ku mutwe ndeba gutuka none aho bigeze none uzi ukuntu bigiye kugenda ntabwo mbese ni umuriro ushaka kunyica ni umuriro ndaje mbwira leta rero ko mfite umugore ugiye kunyica utana za kamenzi icirano hakurya ihute nitambukire tambuka wawe subutu Allah akbar so ndari hano cyabazi nge muri rogi aranyica ira yandaye umugore nyakugwa muri wa sekreta yuzura nyakumerekejwe mu kibuno baba we arakajya kwituma akaza amabuye